أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ishimwe, ikuzo, ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi ariwe mwarimu wacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, n'abiwe n'abo mu rugo rwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza kumukurikira, natwe dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo bayobotse inzira nziza kandi inzira y'ukuri, n'abandi bayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange. Nyuma y'ibyo bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aragira ati, ahamagara mu izina ry'icyubahiro, ahamagara abemeramana, aho agira ati, yemwe abemeye Imana, ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye Imana. Hano nk'uko tubizi, iyo tugiye gusobanura iyi aya idushishikariza ndetse inatugaragariza ibijyanye n'amategeko y'igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan. Abadukurikiye hirya no hino kuri channel ya Al-Maktabatu Al-Qalam, ndagira ngo twongere twibukiranye mu bijyanye n'igisibo mu ncamake, kugira ngo buri Muislamu na buri Muislamukazi agire nibura ishusho muri rusange y'ibyo ashobora kuba yakwifashisha mu rwego rwo kwitegura igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan, ndetse no mu gihe turimo muri uku kwezi kwa shahru Ramadan. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko iyi aya tumaze gusoma itugaragariza yuko hariho Allah subhanahu wa ta'ala ahamagara abemeramana ashaka kutugaragariza itegeko riboneka muri iyi aya ryo gushishikariza abayisilamu n'abayisilamukazi gusiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan. Ni kuri urwo rwego nagira ngo twibukiranye mu ncamake ibijyanye n'amategeko agenga igisibo, kugira ngo buri Muislamu na buri Muislamukazi abashe kuba yagira ishusho ishobora kuba yamufasha kwitegura igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan, cyangwa se n'abari mu kwezi kwa shahru Ramadan. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atangira agira ati, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah atangira hamagara abemeramana mu izina ry'icyubahiro, aho agira ati, ya ayyuhalladhina amanu. Wowe nkurikiye kuri maktabatu cyangwa se kuri channel ya Al-Maktabatu Al-Qalam, Allah atangira agira ati, ahamagara mu izina ry'icyubahiro avuga abemeramana. Ese aba bemeramana bavugwa aha ngaha bemeye iki? Ni iki bemeye? Nagira ngo dukomeze twibukiranye ku bijyanye n'uyu murongo, kabone nubwo atari we uboneka muri Quran uvuga ibijyanye n'amategeko agenga igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan, ariko dusesenguyemo gatoya, Allah aragira ati, ya ayyuhalladhina amanu. Allah arahamagarira abemeramana mu izina ry'icyubahiro, aho avuga ati, yemwe abemeye Imana. Aha ikibazo kiragira kiti, abemeye Imana ese bemeye iki? Ngira ngo kuri wa wundi usanzwe uzi inkingi z'ukwemera uko ari esheshatu, ndumva yakongera agasubiramo kugira ngo yiyibutse izo nkingi, wenda kabone nubwo tutazisobanura ariko akaba yiyibutsa insha Allah, wenda byamufasha kuba yagaruka agasobanukirwa iki iyi aya ishaka kutubwira. Allah ati rero, ya ayyuhalladhina amanu, mu ncamake yemwe abemeye Imana, ukuri ko kuyemera, bakemera abamarayika, bakemera ibitabo, bakemera intumwa n'abahanuzi, gukomeza nk'uko tubisanga muri hadithi isobanura inkingi zigize ukwemera. Allah akomeza agira ati, kutiba alaykumus siyam, mwategetswe gusiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan.
kama kutiba ala alladhina min qablikum, ati nkuko abatubanjirije babitegetswe. Kabone nubwo tutazi uko bategetswe cyangwa se uko bajyaga bakora igisibo, ariko twebwe tukaba twaroherejwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabitugaragariza ndetse ikanabitwigisha, yaba ari mu mvugo ze yaba ari no mu bikorwa. Allah nawe akomeza tugaragariza yuko hari abatubanjirije bari barabitegetswe, kabone nubwo hari abo dushobora kuba tuzi mu ntumwa ze ndetse n'abahanuzi, ariko nkuko iyi aya ibitugaragariza ije kudusobanurira natwe nk'abayisilamu dufata umuyoboro ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uburyo natwe twagombye kwitwara kugira ngo natwe tubashe kuba twakora iki gisibo twategetswe. Si ibyo gusa, ntago ari ugutegekwa igisibo cy'ukwezi kwa Shahru Ramadan usibye yuko dukuramo n'inyungu. Ntago ari ugusiba gusa kugira ngo twicishe inzara cyangwa se kugira ngo twiyerekane yuko twasibye, usibye yuko hari inyungu dukuramo. Allah arangiza iyi aya agira ati la'allakum tattaqun, wenda mwarushaho gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wenda mwarushaho kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bishatse kuvuga ngo gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Shahru Ramadan kubw'imigisha tubona muri kino gisibo, kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, ni nayo mpamvu ishobora kuba yatubera natwe impamvu yo kumugandukira ukuri ko kumugandukira tukamusenga nk'uko biri. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, dutangiye tuvuga kuri aya, ariko subundi nibajije cyangwa se nkabaza wowe nkurikiye, ubundi igisibo gisobanuye iki? Iyo umuntu avuze ngo swama yasumu sawman, umuntu yakoze igisibo cyangwa se yasibye, ubundi bisobanuye iki? Mu rurimi rw'icyarabu iyo bavuze ngo asiyam fi lugha, mu rurimi rw'icyarabu ishatse kuvuga ngo al-imsak an shay'in wal imtina' an fi'lihi, ni ukwibuza cyangwa se kureka gukora ikintu wari ufite ubushobozi bwo kugikora, ariko wowe ukakiraho umugambi wo kuwagira gute wareka gukora icyo gikorwa. Urugero nk'iyo bavuze ngo swama fulan anil kalam idha sakata anhu, wenda tuvuga urugero umuntu yarari kuvuga ariko arifasha aravuga ati ngewe sinongera kuvuga, icyo gihe nabwo bavuga ko yakoze iki? Yakoze igisibo cyangwa se yasibye. Aha turi mu rurimi rw'icyarabu. Ni ukuvuga ngo niyo nanone urundi rugero bavuze ngo swama al-faras an mashihi, ni ukuvuga ngo tuvuge niba ifarasi tuzi ko wenda yari irimo kugenda, hanyuma ifarasi ikemeza kubita yanze kongera kugenda ikifata ikanga kugenda, aha bavuga ko nayo yagize gute? Yakoze icyo bita sawma. Aha ni mu rurimi rw'icyarabu. N'urundi rugero nk'aho tubona aya mu gitabo gitagatifu cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ubwo mama wa Maryam ubwo bamushinjaga bimwe cyangwa se mu bikoza soni, cyangwa se nk'uko byari bizwi ko atari umukobwa waranzwe n'umuco mubi wo kwiyandarika, Allah subhanahu wa ta'ala kubw'imigisha ye ndetse no kubw'ubuhambare bwe akamuha kubyara umwana utagira se. Ibyo byose ni ibitangaza by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho yavuze ati bamubaza ku bijyanye na Isa umwana we ari we Yesu, bamubaza bati uyu mwana wamukuye he? Tubwire se ninde? Ariko nawe yaravuze ati inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Uyu ni mama wa Yesu, ubwo yababwiraga ati uyu munsi nanjye nagambiriye, nashyizeho umuhigo wo kutongera kuvuga, nta muntu ndi buvugisha ku bijyanye n'ibya Isa ibn Maryam ari we mwana we, ari we tuzi ku izina rya Yesu. Nawe yagambiriye kugira gute? Kuba atagira icyo yongera kuvuga. Ahangaha naho yakoze iki? Icyo bita igisibo. Ariko tugiye mu rurimi cyangwa se mu mvugo y'abamenyi, as-sawm ubundi bisobanuye iki? As-sawm
shar'iyya cyangwa se mu idini ya Islam bisobanuye al-imsak wal-imtina' عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس معنية. igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan gisobanuye kuba umuntu yakwifata akibuza kurya kunywa kandi abifitiye ububasha, ndetse n'icyari cyo cyose gishobora kuba cyatuma yasiguruka nko kubonana nawe yashakanye kandi yarabifiteho uburenganzira, kuva umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, abifitiye iki? Umugambi. Kubera ko umugambi icyo bita aniya ni itandukanya ibadat. Niba nagambire kujya gusari iswala ya zuhuri, nkagira umugambi uko ngiye gusari iswala ya zuhuri, ni nawo umugambi uri butandukanye iswala ya al-asr ndi busari, kubera ko ndagira umugambi w'iswala ya al-asr kandi namaze gusara iswala ya al-zuhur. Umugambi rero ni udutandukanyiriza hagati ya ibadat, ibi byo kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, hamwe n'indi mico yariyo yose umuntu ashobora kuba yabafite. Ikindi bagandukira mana, igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan cyategetswe ryari? Igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan cyategetswe mu kwezi kwa Sha'ban mu mwaka wa kabiri w'iyimuka, ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yimukaga ivuye i Maka igana i Madina. Mu mwaka wa kabiri nibwo hategetswe igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan. Ngira ngo ahangaha turi kumwe. Hanyuma ikindi tugomeza kwibukiranya kijyanye na hukum cyangwa se itegeko rirebana n'ukwezi kwa shahr Ramadan, ndetse na dalil igaragaza cyangwa se ishimangira koko ukwezi kwa shahr Ramadan. Ukwezi kwa shahr Ramadan rukun min arkan al-Islam. Wo nkurikiye kuri channel ya al-Maktabatu al-Qalam, ese waba wibuka inkingi zubakiyeho ubislam cyangwa se inkingi zigize ubislam ari wo musingi wubakiyeho ubislam? Waba uzibuka? Niba uzibuka rero ubwo turi hamwe inshallah dukomezanye. Shahr Ramadan, igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan ni imwe mu nkingi zigize inkingi z'ubuyisilamu. Nta nubwo byemeye ku muyisilamu yuko ugomba kuzishidikanyaho, nta nubwo bigomba kuba byashimangirwa mu gihe utemera izi nkingi zigize ubuyisilamu. Nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala twatangiye tubireba ahagira ati ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Iyi ni dalil itugaragariza yuko igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan ari itegeko. Ibi biradushimangira yuko umuntu atagomba gukurikira buhumyi, ahubwo agomba kuba akora ibintu afite ahabikura. Iyi ni aya igaragara muri Quran, ntago ari amagambo yanjye, usibye ko ari amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tugiye mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese hari aho dusanga dalil itugaragariza gusiba igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan? Nkuko twabibonye mu nkingi zigize ubuyisilamu, hadithi yaturutse kwa Ibn Umar, Imana imwishimire, ahagira ati bunya al-islam ala khams: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqami as-salat, wa ita'u az-zakat, wa sawm Ramadan, wa hajj al-bayt liman istata'a ilayhi as-sabil. Tumaze kubona dalili min al-Quran cyangwa se boneka muri Quran, hano turabona hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nayo ibonekamo ya nkingi twakomeje kuvuga, ariyo nkingi y'igisibo cy'ukwezi kwa shahr Ramadan. Hadith iragira iti rero ubuyisilamu bwubakiye cyangwa se bushingiye ku nkingi eshanu. Muri zo inkingi ya mbere shahadatu an la ilaha illa Allah, guhamya ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa by'ukuri cyangwa se mu kuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ukanahamya yuko Muhammadin ari intumwa ya Allah akaba n'umugaragu wayo. Hanyuma wa iqami as-sala, guhagarika amasengesho 5 ku munsi,
nk'uko bikwiye, inkingi zayo, sunna z'isala, byose ukabizana nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabitwigishije, nk'uko ivuga iti sallu kama ra'aytumuni usalli, muzasari cyangwa se muzakora amasengesho nk'uko mwambonye nkora iri sengesho, yaba ari abasahaba babyigishijwe, yaba ari natwe turiho kuri kino gihe gukurikiza imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma hakaza indi nkingi wa ita izaka, gutanga amaturo y'itegeko, wa sawm Ramadan, gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, ari nacyo turi kuganiraho kano kanya, wa hajjil bayti liman istata'a ilayhi sabil, no gukora umutambagiro mutagatifu kufitiye ubushobozi bw'umubiri ndetse akaba n'abifitiye ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo bimubashishe kuba yakora uyu mutambagiro mutagatifu. Abamenyi rero bemeranyijwe yuko igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan ari itegeko kuri buri Muislamu wese ugejeje igihe kandi ufite ubwenge, akaba ari muzima, akaba afite ubuzima buzira umuze. Abamenyi bemeranyijwe yuko uyu agomba kuba yagira gute, yasiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, byari mu ncamake kugira ngo dukomeze kwibukiranya igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan. Ndarikira abadukurikiye n'abandi bose bari impande n'impande komeza gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumugandukira uko bikwiye, kubera ko niyo nzira nziza umuntu izamufasha kuba yatahukana intsinzi y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nkaba nasozereza ahangaha, tukazaba twakomeza ku kiganiro cy'ubutaha kivuga ku bijyanye na al-hikmatu mashru'iyati siyam, cyangwa se ku bugenge buboneka ku wasibye, n'izihe nyungu akuramo, n'ubuhe bugenge burimo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarategetse igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan. Nkaba nasoreza ahangaha rero nifuriza buri wese kuzasiba igisibo cy'ukwezi kwa shahru Ramadan akiteguye neza kandi umutima we usukuye. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.